Kintu kinejeje dukora barasiye barwashariye uzi umuhungu ungana gutya uzi amatwi mabi nari mfite ngana gutya jewe ungana n'uyu muhungu hariya guca hagati sinaza nganica amatwi gutya nkamamera nkaho udahari barasiye kubanga umutiyongoze gutya ngo mwumvike ugakamera nk'udahari bimeze kakujya bene ibi ngibi utoteka ngo ugakamera nk'udahari ubona agasozi ari ugoye barasiye ungana gutya yimya akumva iba wamara ukita n'umusaza ntunyeganye gutya ngo wumve hari akantu kanyeganyeza umutima bakamaguheba nawe ubundi ukora neza barasifiwe n'abana bakemera kwinjira mu rusengero gucanira abana nimuvuze bagasimba ducanira abana bashinze twahoze ngo abantu bahemutse umwotsi wo muri Kamombo muhungeze bagasimba ducanira abana bashe neza twacuranga duhatira ikodinga ureke wagenda uko ashaka twamaze isaha ariko itangazo ryavuzwe kare mwabyumvishe nta kibazo dufite cyane rero dusirime nk'abakiriya agize gusanga mbibutse tuba twishyura na gaze ese ni ibiki gaze byatutse imbeho ni
ndakurahiye nyamuzungu natambuka natambuke twavuze ko tudasenga ariko iyo munezerewe imana zibaye zo gusengera tugiye kumuha ibyangombwa hari gahunda ye yatakaye mu nzira ko turinginga imana tubwire ko tuyigenza ubu nyine niyo imana ibivuze mureke twese imana ishoboye muno bwira iki icyangombwa kiza gifotora izo ripapuro ijambo printer ntibagende badufotorera impapuro bapurintinga impapuro zitatu nibamara bazituzanire tumusinyire ahita abona ibyangombwa ubunyine kubera ko imana iduhaye opportunity mubidukorere nimba bizoshoboka hano kandi bidashoboka muzane izo mpapuro gusa nimba mutora printing muzizane tumuheze ibyangombwa hano nazane ingingimana kandi ucurange warambiwe ahita ataha nimba mufite printer musohore impapuro gusa muzifotore agenda baheze ibyangombwa mufotoremo impapuro